uyu munsi Imana yampaye rivuga ku marira. Ni ijambo rivuga ngo Imana izahanagura amarira yose. Aza gusobanukirwa ko hari Imana igikora imirimo n'ibitangaza. Aje guhamagara rero ngo Imana yo mu ijuru, ya Mana irema abantu, ya Mana itabara, ya Mana izura, ya Mana yayindi. Ngo ako kanya ngo umucyo uramuzira aho yararyamye mu gitanda. Yumva umucyo udasanzwe uraje. Inshuti yanjye, Yesu ahimbazwe. Bakunzi b'ubugingo bushya Gospel TV, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mutima wanjye wongeye kwishima kuba nongeye kugaragara hano kuri kamera tuganira ijambo ry'Imana. Ni Rukundo Emmanuel, mugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ku nyigisho zikunda guca hano. Uyu munsi nabwo Imana ishimye ko ngera hano kugira ngo tubonane, twongere tuvuge ijambo ry'Imana. Ndagushimiye wowe udukurikirana, ndagushimiye wowe utwandikira, utugaragariza kuri kumwe natwe. Nukuri mbone no gusuhuza abari mu bihugu bigiye bitandukanye, abari muri Amerika, abari mu Rwanda, abari hirya no hino badukurikira, badukunda. Nukuri Imana ibahe umugisha kandi Imana yo mu ijuru ibishimire. Uyu munsi rero nubundi reka tubanze dusenga Imana kugira ngo mbagezeho ubutumwa Imana yampaye, ijambo Imana yampaye tugiye kuvugaho. Reka dusenga Imana. Turagushimiye mwami w'abami, turagushimiye Kristo, turagushimiye gitare cy'amahanga, turagushimiye data wa twese uri mu ijuru. Waratuzigamye twari dupfuye, uraturengera, tugize umwanya mwiza wo kugira ngo twige ijambo ryawe. Nyemerera iri jambo tugiye kwiga hano hantu ritubera ijambo ry'umumaro kandi ryubake imitima y'abantu benshi, bazaryumva bazaruhuke, kandi abantu barasubiye inyuma bazongere bagirira Imana icyizere, kuko tugufite ntabwo tujya twifuza undi murengezi. Witwa Imana ishoboye byose, kandi iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe. Hereza umugisha umuntu wese utureba, hereza umuntu umugisha umuntu wese uri kumvira ijambo, hereza umuntu umugisha urigenderamo akanakora n'ibyo ushaka. Izina ry'Uwiteka Imana nirihimbazwe. Urakoze ko kuri Imana y'urukundo, kandi uri Imana iri kumwe natwe, kandi uri Imana idufitiye icyizere, kandi uri Imana ibana natwe muri byose. Hereza umuntu wese umugisha, ubana natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo wabere ku musaraba. Amen, 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 amen. Imana ishimwe kandi Imana nihimbazwe. Nukuri ndabasuhuje kandi ndabishimira. Reka dusome amagambo y'Imana kugira ngo tuboneho twige ijambo Imana yampayeho. Tuzajya tugira ibihe bitandukanye turiganiraho. Ni ijambo ry'umutwe uvuga ku marira. Amarira niyo tugiye kwigaho. Ibishobora gutera amarira, nuko umuntu ashobora kwitwara mu marira, nuko umuntu ashobora kugira kwihangana afite amarira. Mu buzima busanzwe bwacu bwa buri munsi, umuntu ashobora kwibaza ngo ubundi niki gishobora gutera amarira. Umuntu ashobora kuvuka nabi, nabyo biri mu kintu gishobora kugutera amarira. Ikindi, gushaka nabi ni kimwe mu kintu cyagutera amarira. Ikindi gikomeye nacyo no gupfa nabi, nabyo biri mu bintu bitera amarira. Ikindi nacyo gishobora gutera amarira ni ibyago. Ibyago, iyo umuntu ari mu byago, gupfusha umuntu wakundaga, kubura umuntu waguhumuriza mu gihe cy'ibibazo, icyo kintu nacyo gitera amarira. Ibigeragezo nabyo, ugasanga umuntu avutse mu buzima bugiye butandukanye, ariko agasanga ahuye n'ikigeragezo cyo kutabyara. Icyo nacyo kiri mu kintu gitera amarira. Intambara nazo ziri mu bintu bitera amarira. Tuzaganira ku bintu byinshi bitandukanye bitera amarira, ariko uyu munsi kwa episode ka mbere tugiye kuganiraho tuvuga ku marira. Tugiye kuvuga ku marira yo kuvuka, yo kubaho kwacu, y'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Kuko ubundi ubuzima bwacu bwa buri munsi
bubaho cyangwa tubaho mu bushake bw'Imana n'umugambi w'Imana, ariko umuntu wese yisanga mu mivukire ye abayeho uko Imana yabigennye. Reka twifashishe ijambo ry'Imana dusanga mu Byahishuwe, ni ibice bya 21 ku murongo wa 4. Reka tuhasome naho kugira ngo tuze gukomeza n'ijambo ry'Imana twese hamwe turi kumwe kandi dufashwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Iri jambo ri mu Byahishuwe Yohana ari kwerekwa iby'ijuru rishya n'isi nshya, ni umwe mu bantu bavuze nabwo amagambo akomeye. Reka duhere ku murongo waho wa 4. Aravuga ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Imana ishimwe. Yohana ari ku kigwa cy'Ipatimo yerekwa amagambo meza y'ijuru rishya n'isi nshya. Aha yari ari kwerekwa uburyo tuzaba tugeze mu bwami bwo mu ijuru, uburyo tuzakirirwa. Avuga neza ngo dore mbona ibya mbere bishize, isi ishize n'abayiriho bashize, n'ibigeragezo bitunaniza bishize. Imana ishimwe. Ariko hari ijambo yavuze ryakomanze umutima wanjye riranyubaka. Aravuga ngo Imana izahanagura amarira ku maso yacu. Ikindi ngo urupfu ntiruzongera kubaho ukundi, ngo kuko ibya mbere bizabishize, ngo dore byose ndabihindura bishya. Izina cy'Uwiteka Imana nishimwe. Twari tuvuze gato ku nkingi zigeze kuri 7 zitera amarira. Tuzagenda tuziganiraho hamwe. Mu byo navuze ngitangira, navuze ku ijambo rya mbere rivuga kuvuka nabi. Ugasanga umuntu yavukiye kwa Nyiramwije na Nyirabitoki, imivukire ye avukiye mu buzima bubabaje, kurya ni hatari, kwiga ni hatari, ndetse no kugira ngo abone iterambere ni hatari. Avukiye mu buzima bw'umubabaro umutera amarira. Irindi jambo rya kabiri, gushaka nabi, nabyo bitera amarira. Niba hari umuruho mubi ku batanga ubuhamya nyabibona n'abagenzi banjye nyabibona, gushaka nabi ni umuruho mubi, bitera amarira, bigatera n'igikomere, ndetse wanareba nabi bigatera no kurimbuka. Irindi jambo rikomeye, ibyago nabyo byo mu isi bitera amarira. Ugasanga uvutse utarabigizemo uruhare, ugasanga mama wawe na papa wawe barapfuye, ugakura mu buzima bw'imihangayiko buteye ubwoba. Ayo nayo ni amarira. Ibyago ukisanga nabwo wari utuye ku musozi runaka, aho hantu naho uvukiye mu mivukire yawe, mu mibereho yawe, nabwo ukavuka wari uzi yuko ugiye gutera imbere, wari uzi ko ugiye kubaho neza, ugasanga uhuye n'ibyago bikomeye k'uwo musozi utuyeho. Ntabwo mpazi ariko urahazi. Imvura iraje iragusengeye, inzu nayo irageze gute, irasenyutse. Uwo muntu nawe ahura n'amarira. Irindi jambo, ibigeragezo nabyo bitera amarira. Kuvuka ugasanga ntukikiye, ntabwo ufite umwana, ibigeragezo byo gukubitwa, ibigeragezo by'inzara, nabyo ni amarira. Ariko gato cyane, nshuti yanjye uri kunyumva, nyemerera duhurire hamwe kw'iri jambo uyu munsi Imana yampaye rivuga ku marira.
ni ijambo rivuga ngo Imana izahanagura amarira yose ku maso yawe. Haleluya. Mana udafashijwe, urupfu ntabwo ruzongera kubaho ukundi. Wavutse nabi, ushaka nabi, ariko nkuzana ijambo ry'ihumure. Imana izahanagura amarira ku maso yawe. Urupfu ntiruzongera kubaho ukundi cyangwa kuboroga. Imibereho yawe irahangayikishije. Urabizi wagiye ushakisha, ushaka kugira ngo utere imbere nk'abandi, ariko byaranze. Ayo nayo ni amarira wicaranye. Ariko nongere ngukumbuze, basi niba waratakaje amahirwe y'ubuzima, watakaje amahirwe wenda yo kuvuka nabi, utakaza amahirwe yo gushaka nabi, biragaragara, ntago mbizi, ariko basi gwariza ku mahirwe uzapfe neza. Uzina no kuvuka nabi, ugashaka nabi, warangiza ukanapfa nabi. Ni umwako, ni ibibazo bikomeye. Igifite agaciro rero, izere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Urwarize ku mahirwe yo kuzapfa neza nk'abakiranutsi b'Imana. Imana ihimbazwe cyane, izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe. Yo my God, imivukire y'umuntu nta n'ujya uhitamo ahavukira. Nongere kukwibutsa ko Imana yibitseho ubushobozi bwatuma yahindura imibereho yawe. Ubuzima urimo Imana irabuzi, intambara urwana Imana irazizi. Humura, hari Imana igihindura imibereho, hari Imana igihindura amagambo y'ibyo abantu bavuga, hari Imana igihindura kashi y'ibyo abantu basinye, hari Imana igihindura amateka, hari Imana igihindura ibyo abantu bavuze ngo ntibishoboka, Imana ikabona ko bishoboka. Hari Imana igihindura imigambi y'abana b'abantu, siyo y'Imana. Imana ishimwe. Hari Imana igihindura imitekerezo y'abantu, Imana ikayihindura. Nyemera ahantu uri n'ahantu uhagaze utere haleluya. Ndi kumwe nawe, haleluya cyane. Rero mu mibereho yawe yakavukire, mvugaho gato ye amarira warize, ijuru ryambwiye ngo nongere nkubwirire ijambo. Nubwo wavutse nabi, ukabona ko nawe mu buzima bwawe bwarangiye, ukanashaka nabi, hari n'abagiye bahura ibigeragezo bigiye bitandukanye, ariko nkwibutsira ijambo. Uwiteka Nyiringabo wakuremye, wavuganye nawe. N'uyu munsi nongeye kuvugana nawe. Nkundira dusoreze gato kw'iri jambo ry'ubuhanuzi bwawe bwanditse muri Yesaya 45. Turisome wumve amagambo Imana ivuganye nawe. Hagira hatya hati, Yesaya 45, haravuga ngo ibyakuro n'iby'Abisirayeli uko bazagaruka. Ngibi nibyo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikisha amavuta, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkakuneshereza amahanga ari imbere yawe, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo ngukingurire inzugi, n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa, n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Haleluya. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima, n'ibintu bihishwe ahantu wiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagaye mu izina ryawe, ari njye Mana ya Isiraheli. Imana ishimwe. Reka dushyiraho na 43. Umva kuntu hatubwiye ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye, Yesaya 43, wowe Yakobo kandi akakubumba, wowe Isiraheli, aravuga ati witinya, ngo kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe,
uri uwanjye, ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Vuga ngo amena. Ngo nuca mu mugezi ntazagutembana. Tena haleluya. Ngo nunyura mu muriro ntuzashya, ngo kandi birimo ibyawo ntibizagufata. Ngo kuko ndi Uwiteka Imana yawe wera wa Isiraheli, umukiza wawe. Nagutangiye Egiputa w'incungu, Etiyopiya na Seba natanze ku bwawe. Nimwakire neza ijambo ry'Uwiteka Imana cyane. Haleluya. Yesaya nawe ari guhanura, ari mu magambo y'Imana, ari guhanurira Kuro, avuga uburyo azagaruka cyangwa uburyo Imana imufite umugambi. Avuga kuri Kuro, ni umwe mu bantu Imana Kuro yavuzeho, ariko mu mivukire ya Kuro nawe hari uburyo yavutse kandi avukira mu marira, ariko Imana ibufiteho umugambi, imurema ndetse ifite icyo izamukoresha mu gihe nyacyo. Uri umuntu Imana ifiteho umugambi inshuti. Njyewe Imana yamshuriye ndi kuganira ku marira, kuko hari abantu bagize imivukire itangaje mibi. Uyu munsi ndi kwigisha ku cyigisho cya mbere kivuga ku marira yo kuvuka, ku marira y'uburyo umuntu ashobora akavuka ariko avukira mu marira. Wagira ibyago ukisanga nta buzima, nta mibereho. Hari abantu bari mu buzima buteye ubwoba bubabaje, umuntu atatinyuka no kuvuga buteye ubwoba. Ariko nshuti yanjye, wowe ugize umugisha wo kumva iri jambo, wowe ugize amahirwe yo kumvira ijambo ry'Imana, nyemerera wongere ufata akanya utekereze uburyo wavutse. Hari abantu bavutse basanga bavukira kwa muganga, hari abamazemo iminsi n'amasaha, abandi bamaramo imyaka 5, abandi bamaramo imyaka 10 bari muri koma kandi bavutse nkawe. Hari abandi bavutse ubu ngubu bamaze kuvuga basanga bagize ikibazo cy'ubumuga bwo mu mutwe. Hari abandi bavutse bavuka basanga amaso atuzuye. Hari abandi bavutse basanga iminwa yarahengamye. Hari abandi bavutse basanga umutwe ntumeze neza. None we wavutse mu ivuka ryawe koko, wange no gushima Imana ngo wavutse nabi, kandi ufite amaso areba, ufite amatwi yumva, ufite amaguru ugenda. Uko biri kose, uko wavutse kose, Imana irashaka kuyishima. Ubuzima urimo bwose Imana irashaka kuyihimbaza. Imibabaro yose uhagazemo Imana irashaka kuyishima. Haleluya. Inzira zose z'imikakaro Imana irashaka kuyihimbaza. Amarira y'imivukire arateye n'ubwoba. Hari benshi bagiye bavuka basanga imiryango yabo yarishwe, ntibigeze bajyana amahirwe yo kuvuga ngo papa cyangwa mama. Ibyo ni ubuzima bugiye butandukanye. Hari umukozi w'Imana twari turi kumwe, ngiye gusoreza aka gatekerezo, yambwiye ijambo riranyubaka. Ambwira ukuntu ngo hari umwana wavutse, ariko yari wo mu Buhinde, avuka asanga iwabo yararwaye uburwayi butuma ahera mu nzu. Nshaka kuvuga ngo yari afite ubumuga bwo kutagenda. Urumva aho kurya bamusangishaga ibiryo mu nzu kugira ngo agende, mbega byari ibibazo biteye ubwoba. Igihe kimwe kiza kugera uyu mwana, kuko iwabo basengaga izindi mana, isi asenga Imana yiwe na nyina asenga Imana yiwe, mbega basengaga Imana zitandukanye. Uwo mwana akurira mu buzima, niba nyina yarasengaga inka, mama we agasenga ihene, simbizi kuko ntabwo bakunda kwizera Imana yo mu ijuru ishobora byose, kuko harimo abantu bagisenga ibigirwamana. Ntabwo twatinya kubivuga kuko barahari benshi mu bigo bitandukanye. Uwo mwana rero mu Buhinde avuka asanga rero yavutse nabi, yavutse mu buzima bw'ibikakaro, yavutse mu buzima bw'ukuribwa n'umubiri. Ariko igihe kimwe kiza kugera, yumva abantu bavuga ko hari Imana ishoboye ibintu byose, hari Imana yaremye ibintu byose ikabishyiraho.
amaze kubisobanukirwa rero amenya neza, asobanukirwa amateka y'iyi Mana tuvuga, asobanukirwa neza ko Imana yacu twiringiye ari Imana ikora imirimo, ari Imana ibashije. Aho yaribwaga n'umubiri bari baramukingiranye, nta wundi muntu wamugeragaho, n'imiryango n'abavandimwe baza kumurambirwa kuko yari yaravukanye ubumuga bwo kutagenda, yaraheze mu nzu. Ariko igihe kimwe aza kubwira Imana baba yatari ku Mana, ahari Imana ya papa yantabara. Ahamagara Imana ya papa ntiyumva, ahamagara Imana ya nyina ntiyumva, arahamagara atari yantabara. Ariko aza gusobanukirwa amateka yuko hari Imana ishoboye ibintu byose, aza gusobanukirwa ko hari Imana ikora ibintu bitangaza, aza gusobanukirwa ko hari Imana igibasha kuzura ibintu byapfuye bikabaho, aza gusobanukirwa ko hari Imana igikora imirimo n'ibitangaza. Aje guhamagara rero ngo Imana yo mu ijuru, ya Mana irema abantu, ya Mana itabara, ya Mana izura, ya Mana yayindi, ngo ako kanya ngo umucyo uramuzira aho yari aryamye mu gitanda. Yumva umucyo udasanzwe uraje. Inshuti yanjye, ahari ikigeragezo wabanye nacyo cy'amarira uhorana iminsi, nta n'uwigeze akubwira pole, ariko Imana ikubwiye pole, ihangane, ihangane, amarira w'Imana irayazi. Imana aza gusangarirwa n'umucyo, ndatinze wa mwana aza gukira, aba muzima. Marayika w'Imana mukora mu mbavu arazuka, izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe. Nanjye uyu munsi Imana ikuntumyeho, nanjye uyu munsi Imana ivuganye nawe amagambo. Yohana bihanuye neza ngo Imana izahanagura amarira ku maso yacu, urupfu ntiruzongera kubaho ukundi, kuko ibya kera bizabishize, izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe. Fata akanya utekereze, ushime Imana, uyihimbaze, uvuge ngo Mana, nubwo navutse mu buzima bugiye butandukanye, wenda hari wavutse wagira umugisha uvuka usanga wenda bimeze neza, ariko hari abandi bari mu muhanda, hari abandi bari babaye, hari abandi kurya ari hatari, abo rero nabo usenga Imana, ubasengere, kandi ufite icyo ubafatisha ubafashishe, uvuga uti Imana ndagushimiye kuko wabonye amarira yanjye ukantabara. Nawe bizaguhesha Imana gukora. Uyu munsi Imana ivuganye nawe amagambo rero, kandi nanjye ikuntumyeho kugira ngo utangarize ijambo rivuga ngo amarira yawe Imana irayazi, amarira y'imivukire yawe Imana irayazi, kandi Imana no kugutabara izayahanagura. Dusoreje kandi ubuhanuzi bwiza ngo nuca mu mazi ntazagutembana, nuca mu muriro ntuzasha, shitene monesa, nubwo waca mu gikombe cy'urupfu ntabwo uzatinya ikibi cyose, kuko uri kumwe n'Uwiteka. Imana nikumpera umugisha, Imana nikugire neza. Turabakunda, turabishimiye, murakoze, kandi nagushishikariza nawe gusangiza ubutumwa abandi, kandi ukatubwira nuko ubibona na like na comment. Nutarakora subscribe wayikora kugira ngo ujye ukomeza ukurikirane ibiganiro byacu. Murakoze. Yari Rukundo Emmanuel. Shalom, shalom, shalom.